Mwaramutse neza bakundwa nshuti zanjye aho bukeye abandi mwiriwe mumeze mute. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndabaramukije mwese ababana natwe uko bukeye n'uko bwije, abakunzi b'Ibihamya TV. Imana y'amahoro ibagirire ubuntu, ibagirire neza, ibarebe neza. Mwebwe mwakoze subscribe ndetse mugakora like na comment ndetse mugasangiza ibiganiro byacu abadukurikirana. Muri umugisha, muri intwari, muri abantu badasanzwe ku buzima bwacu. Reka tuba turiho umugisha mwese. Nawe wowe ugifungura iki kiganiro ukore subscribe ndetse ukande kuri like ku kantu kameze nk'igikumwe, usangiza ibiganiro byacu abakunzi bawe. Imana ibagirire neza, Imana ibagurire imbago, Imana ibiyereke. Uyu munsi turagarutse mu biganiro bitandukanye, mu nkuru zitandukanye, ariko navuga ko nzanye inkuru y'umubabaro, inkuru navuga ko itaryoheye amatwi, ariko ni ngombwa kuyimenya kugira ngo nk'abizera ndetse bemera Imana turushaho gusenga, turushaho kwinginga Imana. Bibiliya itwereka abantu bagiye binginga Imana, Imana irigarura, Imana igira icyo ikora. Ab'i Ninevi baringinze Imana baca bugufi, Imana irigarura, ndetse umugambi yari ifite kuri Ninevi urahinduka. Abayuda baciye bugufi, imigambi ya Hamani ndetse na bene wabo ita agaciro. Bibiliya igenda itwereka ko ba Hezekiya bagiye berekera ivure imigambi Imana yari yagambiriye kumucyura, ndetse Yesaya yavuze ko atari bubeho. Imana irigarura, imwongerera imyaka 15 yo kubaho. Kuri uyu munsi rero nagarutse kugira ngo mbabwire inkuru navuga ko itaryoshye, yarabaye ibaye ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa kane. Uyu munsi turi kuwa gatanu. Ku mukozi w'Imana Barakagira Pascal, abenshi baramuzi mu ivugabutumwa, abenshi baramuzi mu biterane, abenshi baramuzi mu bikorwa bitandukanye by'urukundo. Navuga ko rero ari umuvugabutumwa uzwi. Burya iyo uzwi cyane ndetse n'ikintu kikubayeho gishobora kumenyekana cyane. Murabyuka ko Theogene, Pastor Theogene, umunsi ataha, umunsi akora impanuka, ibinyamakuru byinshi byamuvuzeho, ndetse byabaye bitunguranye, byabaye mu buryo navuga ko bwatunguye abantu benshi, ndetse na n'uyu munsi ntabwo aratuvamo. Ni umubabaro iyo uvuze Theogene, nibishaka niyo nshuti Theogene, Pastor, navuga ko na n'uyu munsi atarava mu mitwe y'abantu benshi, kubera ibikorwa bye, kubera imirimo ye, kubera ahantu henshi yagiye afasha abanyarwanda muri rusange. Navuga ko inkuru ye byaroroshye cyane kukwira isi, byaroroshye cyane kukwira isi, ndetse no kumuherekeza byari bigoranye. Rero akoze impanuka, akoze agisida, urupfu rwe rwagoye abantu benshi kuba umuntu yarwakira. Uyu munsi ubu tuvugana kuri iyi tariki, muri uku kwezi, umukozi w'Imana Pascal Barakagira yakoze impanuka mu majyepfo. Amakuru ahari ni uko ari mu bitaro bya Nyanza. Ayo niyo makuru ahari, kandi navuga ko impanuka yakoze ni impanuka ikomeye, impanuka navuga iteye ubwoba. Kubaho ni wa mugambi w'Imana, Imana yaba igifite ku muntu, ni wa mugambi w'Imana waba ukiri mu muntu, ya mirimo umuntu aba atari yarangiza gukora. Ariko iyo mpanuka ni impanuka iteye ubwoba. Nabo bari bari kumwe bavuga yuko kugira ngo hagire ubaho ntago byoroshye. Ni Imana yahaba, ni Imana yahahagarara, ni Imana yahagarara nabo. Umukozi w'Imana Brezil waza burishya, ngira ngo niwe muntu wa mbere wanditse inkuru y'uyu mukozi w'Imana. kandi ari mu bantu bagiye batindana na Barakagira Pascal cyane,
kuko zaburi nshya ni zaburi, navuga ni ikinyamakuru abantu bagiye batambutsaho ibiganiro, inyigisho ndetse n'ubuhamya n'ibindi bijyanye na gospel. Ari mu bantu rero bakoranaga na zaburi nshya cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse hariho ibitaramo, amasengesho yajyaga abera hariya mu majyepfo mu mujyi wa Huye, bakundaga gukora nayo igitaramo bagakesha. Umukozi w'Imana atangaza aya makuru yavuze ko Barakagira yamusabye ko bajyana iyo mu majyepfo bagakorerayo n'ubundi icyo gitaramo ko bari basanzwe bagikorana. Hanyuma ntibyamukundiye ko bajyana, ariko Barakagira yakoze iyo gahunda, akora gahunda ze, ariko ngo barimo basenga Imana yari yatanze amakuru y'uko Barakagira ashobora kuba hariho amakuru y'uko yari afite amakuru n'ubundi ko yataha, cyangwa yari afite gahunda y'uko haba impanuka. Ayo makuru yari ayafite ayo makuru. Buriya abantu b'Imana, Imana igenda ibaha amakuru, abantu b'Imana, Imana igenda ibabwira ibizaba ikabihashura. Akenshi buriya n'abakiranutsi Imana hari igihe bateguza. na Theogene mwumvaga mu nkuru ze, mu byigisho bye, ukumva nyine ari igihe umuntu avuga, ukumva avuga nk'umugeni. N'uriya mugabo wo muri Kongo, uriya mujenerali wapfuye, generali ukunda kwita idubu, uriya mugabo wapfuye w'Imurenge, makanika, nawe wumvaga hari indirimbo cyangwa igitaramo yakoze, murebye ndavuga n'uyu mugabo ashobora kuba nawe ari mu bantu bari gusezera. Rero uyu mukozi w'Imana Barakagira Pascal, navuga yuko yabwiye Brezil yuko Imana yamuhaye amakuru, ariko ayo makuru mu by'ukuri Imana yavuze ibintu bitandukanye muri ayo masengesho, ariko abwira Brezil ko afite gahunda yo kujya imbere y'Imana, akwiriye kujya gusenga, akwiriye kujya kwinginga Imana, akwiriye kugirana ubusabane n'Imana, agashaka n'abandi bakozi b'Imana bagasengana. Iyo gahunda yari ihari nyine yo gufata uwo mwanya, ariko abwira Brezil ko agomba kuyasengera mu majyepfo. Ni nako yamubwiye. Umukozi w'Imana nijoro saa 4 yahamagaye Brezil ntiyumva telefoni kuko yari yaryamye, ariko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane nibwo Brezil yabonye telefone imuhamagara imubwira yuko Barakagira yakoze impanuka. Telefone yamuhamagaye imubwira ko Barakagira yakoze impanuka kandi ikomeye. Amaze kubona message, yahamagaye ya telefone ya Barakagira itaruka n'undi muntu, ariko amubwira ko bari mu bitaro i Nyanza kandi Barakagira ameze nabi. Umukozi w'Imana Barakagira mfite ibyiringiro ko Imana yamugarura, mfite ibyiringiro ko Imana yamuhagararaho, kuko ni umukozi w'Imana ufite imirimo ivuga, afite imirimo. Rero Imana imurinde, n'ukuri Imana imurinde. Bakunzi bavandimwe, dufate ibihe twinginga Imana kubw'uyu muvandimwe, Imana imuhagarareho, Imana imwimane. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ikora icyo ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Yoyo ikora icyo ishaka, ntawe wibaza ngo urakora ibiki, ariko mu by'ukuri dukwiriye kwinginga Imana, dukwiriye gusenga Imana ikagarura uyu muvandimwe. Ngayo nguko rero Barakagira. Muri kuno kwezi, ndibazana muri kuno kwezi nibwo twari turi kumwe mu mujyi, habayeho igikorwa cyo guhuza abantu bo mu majyepfo. Yego, dukora iminsi mikuru, habaho kakawete, duhana impano, turasangira,
ni nawe muyobozi rwose w'abo bantu bakomoka mu majyepfo, dusabanye, abantu ubona bafite urugwiro n'iki. Hanyuma rero y'ibyo, inkuru ingezeho ni uko uyu muvandimwe yakoze impanuka ikomeye. Impanuka ikomeye, imodoka yangiritse. Urebye uko imodoka yabaye uko imeze, ntabwo wavuga yuko uyu muvandimwe hari abantu babashije kuba baba bazima. Ni indembe. Imana rero ibagirire neza aba bavandimwe. Turimo turavuga Barakagira, ntabwo turasobanukirwa ni bande bajyanye nawe, ni bande bari bari kumwe nawe mu modoka. Amakuru tubashije kumenya, amakuru tubashije kwakira n'ayo ngayo. Umuvandimwe yakoze impanuka, kandi impanuka idasanzwe, impanuka ikomeye. Ni ukuvuga ngo Imana iturinde iki kintu. Hanyuma ya Theogene, Niyonshuti Theogene, urumva hakurikiyeho impanuka y'uyu muvandimwe, y'umukozi w'Imana, kandi ni impanuka nayo ikomeye. Impanuka ureba ukavuga ati iyi mpanuka ntabwo yoroshye. Urebye ko imodoka yabaye, urebye ko yapondapondamye. Imana nyir'ijuru, Imana nyir'imbabazi itugirire ubuntu, yimane uyu mukozi w'Imana. Ngayo nguko rero bavandimwe, reka mbasabe amasengesho, tubasabe inkunga y'amasengesho, tubasabe kujya ku mavi aho muri, aho muherereye. Fata umwanya wingingire uyu muntu w'Imana, uyu mukozi w'Imana. Ari mu bagabo banyuze mu bikomeye, banyujijwe mu bikomeye, kandi Imana yakoresheje ibikomeye, yakoresheje ibidasanzwe mu by'ukuri. Ni umugabo ufite umutima wagutse, ubana n'abantu ndetse ushyigikira abantu, ukunda abantu. Rero kumuhomba ni ikintu gikomeye. Reka dufate ibihe byo kumwingingira, reka dufate ibihe byo kumusengera. Ntekereza ko, nibwira ko urugendo yari agiyemo n'ubundi yari agiye gusenga ayo masengesho, kuko mu masengesho bakoze mu gitaramo cyabayeho, Imana ngo yavuze ibintu bikomeye kuri uyu mukozi w'Imana. Yavuze ibintu imuteguza. Rero niyo mpamvu yarafashe gahunda yo kujya gusenga, yo kujya gutindana n'Imana. Ngayo nguko rero, ngiyo inkuru y'umubabaro, ngiyo inkuru itunguranye nayo. Ariko abamuriho bavuze ko kuva yinjira batarongera kumubona ari kumwe n'abaganga. Ayandi makuru yaboneka umuntu yayabagezaho, ariko dukomeze gusenga, dukomeze kwinginga Imana, dukomeze gutitiriza, twinginga Imana, dusabira umukozi w'Imana Barakagira Pascal. Imana imwimane, Imana imuhagarareho, Imana imurengere, kandi Imana yibuka imirimo ye, imugarure mu buzima. Ni ukuri. Umuvandimwe Niyonshuti Theogene, navuga yuko yasaruwe, sinavuga ngo yasaruwe igihe kitageze, ariko iyo ubirebye nk'umuntu ubona ko nibwo yari akibona umugisha, hanyuma yo kuzahara, hanyuma y'ubuzahare, hanyuma y'ubuzima yanyuzemo bukomeye. Imana yamusaruye aribwo akibona umugisha. Igihe cyo kurya umugisha cyari kigeze, biramutwaye. Ariko kubera ko mu ijuru ari heza ku rutino, ubwo yahisemo kumujyana. Navuga rero ko n'umukozi w'Imana Barakagira Pascal, igihe yari agezemo cyari igihe cyo kuba yarya umugisha, nibwo nawe wabonaga atangiye guhembuka. Rero byaba wa mugani ngo nta heza h'isi, byaba ari umubabaro, byaba ari agahinda, byaba ari ishavu, kuba uyu muvandimwe yava mu mubiri, byaba biteye agahinda.
reka rero dufatikanye gusenga, dufatikanye kwinginga Imana, dufatikanye gutitiriza Imana yimane uyu mukozi w'Imana, Imana yimane uyu muvandimwe, imwimane, ikoresha abaganga, ikoresha imbaraga zayo, imugarure mu buzima. Turabasaba amasengesho, turabasaba ko aho muri mufata ibihe byo kwinginga Imana, no kuri mubwire Imana ngo garura uyu muvandimwe. Bibiliya ibyahishuwe Yohana aravuga ngo hashyirwa abapfu bapfira mu mwami, umwuka akavuga ngo ye imirimo baruhuka imiruho n'imihati, kandi imirimo yabo ize ibaherekeje. Ndahamya neza yuko aba bagabo bahagaze mu mwanya wabo neza, bakorera Imana neza, ariko Imana yumva gusenga iturinde umubabaro kuri uyu muvandimwe, iturinde indi nkuru y'incamugongo, ni ukuri ntigere ku buzima bwacu pe, ntigere ku buzima bwacu. Iyi nkuru munyemerere dufate ibihe byo kwinginga Imana, ibihe byo gusenga Imana Nyiringabo, Imana Nyirijuru n'isi, ikora ikintu gikomeye, ikora ikintu kidasanzwe, ikora ikintu mu by'ukuri ni umubabaro ukomeye, ni umubabaro ukomeye. Abari hafi tugerageze tumugereho, tugerageze tube hafi y'umuryango, tugerageze dusenge, ariko tunabasha kuba hafi y'uyu muryango, hafi ya famiye, ndetse no kumugeraho kwa muganga. Ariko dufate ibihe, dufate umwanya, dutitirize Imana, ahari hari icyo yakora muri kino gihe. Ngahe nguko rero, hari andi makuru mashyashya umuntu yabagezaho. Reka umuntu wese akomeze kureba uko ameze mu bugingo n'uko abanye n'Imana. Buri urupfu ntiruteguza, rega urupfu ntiruteguza, ntiruguteguza. Dukwiriye guhora twezwa, dukwiriye guhora twejejwe, dukwiriye guhora duca bugufi imbere y'Imana, tubwira Imana ngo Mana eza ubugingo bwacu, kuko urupfu ruratungurana, ntago ruguteguza. Reka rero mwebwe mubanye natwe, mugafata umwanya wo kubana natwe muri uyu mwanya, reka tubabwire ngo Imana y'amahoro ibane namwe, Imana y'amahoro ibakomereze amaboko, Imana y'amahoro ibagirire neza, ndetse n'umuryango w'uyu muvandimwe Imana iwukomeze, Imana iwuhe ihumure, Imana iwuhe ibyiringiro. Uyu muvandimwe ahari, Imana Nyiringabo imuhagarareho, Imana Nyiringabo imurindishe imbaraga zikomeye, imbaraga z'umurengera. Yagaruye Titi, nawe bari bamubitse abantu benshi, ariko Imana iramugarura, kuko Imana yo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Yaramugaruye mu buzima, nayo yahagarara kuri iyi nshuti, kuri uyu muvandimwe, kuko aracyafite imirimo, aracyafite gukora, aracyari muto. Igihugu kiramukeneye, umuryango uramukeneye, itorero riramukeneye. Rero kumva inkuru y'uko yashizemo umwuka byaba ari umubabaro, byaba ari agahinda. Reka twinginge Imana, reka dusenge Imana, ahari Imana yamugarura mu buzima, ahari Imana yaturengera ikamwimana. Reka rero dufate umwanya wo gusenga, hagize andi makuru amenyekana twayabagezaho, ariko amakuru ahari nayo ngayo, nuko barakagira Pascal yakoze impanuka ikomeye ku buryo agarutse mu buzima, agarutse twashimira Imana tukavuga ngo Mana uri Imana ivana mu rupfu. Ku bana b'abantu twavuga ko bidashoboka, bitoroshye, ariko ku Mana ibyo bitubona ko bikomeye, biteye ubwoba, yo irabishoboye. Reka rero twinginge, dukomeze kumwingingira, dukomeze kwingingira umuryango, ahari ahaherereye, Imana Nyiringabo irengere ubuzima bwe
ndetse natwe turinde uwo mubabaro, iturinde inkuru mbi. Ni ukuri Mana, uri Imana y'imbabazi, uri Imana ikiranuka, uri Imana yera. Ndasenze mu izina rya Yesu, umugaragu wawe aherereye, turasenga ngo umuhagarareho, turasenga ngo umwimane, turasenga ngo uburinzi bwawe bube kuri we n'umuryango we. Ukoresha abaganga iby'imbaraga, ukoresha abaganga ibidasanzwe. Mana, turasenze ngo uhagarare ku bugingo bwe ndetse n'umubiri we, umuhe kubaho, umuhe kugaruka mu buzima, kuko uri Imana ishobora byose. Ndasenze Mwami Nyiringabo kugira ngo utange ihumure mu mitima y'umuryango, ubakomeze, ubahe ibyiringiro, ndetse ukore